nkeneye ituro ryo kujya gutura Yesu kuko barabidutoje nyine. Kera umwana wiga Sunday school ubundi yumvaga ari bibi kujya mu nzu y'Imana adafite itura ajyanye mu nzu y'Imana. Yes, ni na byiza ufite ikintu ujyana mu nzu y'Imana, ntabwo ari byiza kugenda kuko iyo discipline uba waratojwe igufasha no mu minsi iri imbere kuzayigenderaho, ukajya nyine ukora umurimo w'Imana biciye hehe mu butunzi bwawe. Ubwo urumva rero narakomeje ariko nza kugera igihe ndabatizwa. Ubwo igihe nabatijwe navuga ngo nibwo nafashe umwanzuro noneho ku giti cyanjye, ndavuga ati nanjye reka mbatizwe nkomereze mu nzira nagize gute natojwe. Bivuze ngo inzira natojwe no mu rugo nayifatiyemo umwanzuro, ndavuga ngo nanjye ni iyi nzira ngomba kugira gute kunyuramo, nk'uko n'ubundi Bible bitubwira ngo mubyeyi menyereza umwana inzira akwiriye kugira gute kunyuramo, azarinda asaza ataragira gute atarayivamo. Yes, iyo nzira rero bamenyereje, nanjye maze guca ubwenge cyangwa se kumenya ubwenge, namenye ko ashobora kuba ari inzira nziza, nanjye nyikomerezamo ndabatizwa. Nsa nk'uzi none ibyo ngiyemo, ndangije ndatizwa. Ariko iyo ufite Kristo, iyo ufite Yesu, ubasha kubyirinda. Navuga ngo kumenya Yesu muri njyewe hari byinshi byandinze, ku buryo nyine wireba nawe ukavuga ati uko bisa kose ejo hazaza ni heza, bitewe n'uko ntari muri ibi bishobora kwangiza ubuzima bwanjye. Muri make navuga ko Yesu kuri njye ni umuntu w'agaciro cyane, yandinze ubuzima. Nanjye vuga ngo yarabindura ariko ntabwo yaba ari byo, yandinze ubuzima bumeze gutyo bwo kubaho nihebye, bwo kubona nyine numva ko isi yandangiriyeho. Muri make Yesu Kristo ni umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye, ndetse pe nk'uko babiririmbye ni iby'agaciro kumugira. Kandi mu rugendo rwawe rwuzuye ubuhamya bwiza cyane byataye. So tugeze ku kindi gice cyiza cyo kugushishikariza wowe urubyiruko. Mwabonye umuvandimwe turi kumwanga uburyo yahamije agashira amanga agahamya umwami. Nibyo bintu the redeemed yaziye. Twebwe abacunguwe ni ukugira ngo wa mucyo waturasiye natwe tumenyeshe n'abandi ubarasire. Hello precious wonderful people, here we are again. Turi the redeemed, turi urubyiruko ruzi ko rwacunguwe, kandi rwacunguwe n'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Hari umurongo ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi igice cy'107 umurongo waho wa mbere n'umurongo waho wa kabiri. Ndahabasomera. Umurongo wa mbere: nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Umwanzi wacu nta wundi ni Satani, ndetse akaba n'umubiri, isi. Ahangaha ni kumwe n'umuvandimwe namwakiriye, agiye kudusangiza urugendo rw'ubuzima bwe ndetse no guhinduka kwe, ndetse no gukorera umwami bihoraho nk'ibintu yinjiyemo buri munsi. Ahangaha reka mwakire. Turakwakiriye. Ngo murakoze cyane. Yes. Wakwibwira abantu badukurikiye, ese uri muntu ki? Nanjye nitwa Prince. Nanjye ndakijijwe. Yes. Bivuze ngo ndi umwana w'Imana. Yego. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyakora bamwizeye bakizera izina rye, yabahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana. Nanjye nizera ko ndi umwana w'Imana kuko nanjye ndi mu bakiriye Yesu ndetse bamumenye, bakamwizera cyangwa se bakamufata nk'umwami n'umucunguzi mu buzima bwabo. Nanjye ndakijijwe kandi ndakomeje urugendo. Okay, wakomeje urugendo, ndabikunze cyane. Prince, utubwiye ko ukijijwe. Bise binzanira ikibazo ngiye ko kubaza, ese waba warakijijwe ryari kugira ngo n'abantu badukurikiye hariya
wenda njyewe urugendo rwanjye rushobora kuba rutandukanye n'abandi cyane ngenda numva, ariko ubwo nyine ni urwanjye. So njyewe igihe mvugira ko nakijijwe, navuga ko nakijijwe igihe nabatizwaga, kuko ndi umwana wakuriye mu muryango usenga cyangwa se wavukiye mu muryango usenga. Bivuze ngo nyine nakuze nanjye mbona iwacu basenga, urumva nanjye ntabwo nari gutana mu nzira, ku buryo ewana nyine ngiye nize Sunday school cyangwa se ishuri ry'icyumweru. Hahandi ku cyumweru bigera umwana abizirikana, yamara kwambara, yamara kwitegura, na saa 12 akajya gukomanga akavuga ati papa cyangwa mama nkeneye ituro ryo kurya gutura Yesu, kuko barabidutoje nyine. Kera umwana wiga Sunday school ubundi yumvaga ari bibi kujya mu nzu y'Imana adafite ituro ajyanye mu nzu y'Imana. Ni na byiza ufite ikintu ujyana mu nzu y'Imana, ntabwo ari byiza kugenda kuko iyo discipline uba waratojwe igufasha no mu minsi iri imbere kuzayigenderaho, ukajya nyine ukora umurimo w'Imana biciye hehe mu butunzi bwawe. Ubwo urumva rero narakomeje, ariko nza kugera igihe ndabatizwa. Ubwo igihe nabatijwe navuga ngo nibwo nafashe umwanzuro noneho ku giti cyanjye, ndavuga ati nanjye reka mbatizwe nkomereze mu nzira nagize gute natojwe. Bivuze ngo inzira natojwe no mu rugo nayifatiyemo umwanzuro, ndavuga ngo nanjye ni inzira ngomba kugira gute kunyuramo, nk'uko n'ubundi Bible bitubwira ngo umubyeyi menyereza umwana inzira akwiriye kugira gute kunyuramo, azarinda asaza ataragira gute atarayivamo. Iyo nzira rero bamenyereje, nanjye maze guca ubwenge cyangwa se kumenya ubwenge, namenye ko ashobora kuba ari inzira nziza, nanjye nyikomerezamo ndabatizwa, nsa nk'uzi none ibyo ngiyemo, ndangije ndatizwa. Muri makeya numvise neza utunyuriye mu rugendo. Ni ibintu byiza cyane. None se wabarabatijwe mu wuhe mwaka? Umwaka wo sinyibuka neza, keretse ubwo nkoze imibare ngakuramo, ariko nabatijwe mfite imyaka 12 n'ubundi njyewe. Imyaka myiza kabiri. Urumva nakuze ndi umwana n'ubundi uba mu itorero usanzwe n'ubundi abibamo. Nabatijwe ndirimba muri korali y'abana, ndi na dirija, mbega ibintu bimeze neza. Urumva rero nabatijwe mfite imyaka 12, ewana ntago nari nakayirengeje nicyo nibuka. Bise bidushyira ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kirabaza ngo umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza, sibyo? Niki cyatangiye kukugora? Njyewe navuga ko wenda ngitangira cyangwa se nyakira Yesu n'umwami n'umukiza, urumva umuntu aba ageze mu myaka asa nk'abaye mukuru, imyaka ya teenager. Urumva umuntu aba ari mu rungano rutandukanye, ari muri sosiyete zitandukanye, cyane cyane ku ishuri, abana tungana, abo tugendana. Urumva rero ahantu bikugorera, hari igihe bavuga ati wenda tujye gukina umupira, ugahita wibuka ko ku munsi wo kuwa gatandatu hari repetisiyo, kandi utagomba kugira gute, utagomba kubura. Ukavuga ati uko bisa kose ngiye kuwa gatandatu ntabwo ngize gute, ntabwo mpari, nzajya hehe kurepeta. Ukumva niba byumva neza, bamwe bakakubwira ati wajya uza tugakina ibyo uzaba ubikora, ariko kuko woba wamenye icyo uri cyo cyangwa se gahunda uri kujyamo, uba ubiha agaciro kurusha bya bindi. Cyane cyane ikintu kigora cyane buriya nkatwe nk'urubyiruko, wenda n'urubyiruko rudukurikiye rurabizi cyane pe, ni ibintu bitubaho. Usanga umuntu ukijijwe bamubonera mu yindi sura, bamubonera mu yindi sura, bajya bakona nyine bakabona uri nk'umuntu byacanze, ariko ntekereza ko buriya ni uko mwuka yera batarabahishurira cyangwa ngo abakore ku maso, baba bagifite amaso yo kubona ko uwo muntu ukijijwe nyine ni wa muntu uri aho. Hari ijambo bakunda gukoresha, sinzi nimba narikoresha ariko ntacyo ritwaye, bakavuga ngo uriya muntu ni idage. Ugasanga nyine ntabwo babyumva neza, ariko nubwo bitugora cyane muri icyo gihe, ariko uko ugenda winjira mu mwuka cyangwa se uko ugenda winjira muri Kristo, ubasha gusobanukirwa neza inyungu zo kumenya Imana cyangwa inyungu zo kwakira Yesu. Ibyo ugenda ubirenza amaso, kuko
uba uri kwinjira mu kindi kirere navuga kikwerekeza mu bwiza bw'Imana. Yego nibyo. Okay. Uvuze amagambo bavuga bihita binyibutsa umurongo. Pawulo arimo arandikira Timoteyo urwandiko, yageze aho amubwira iminsi ya nyuma ko bizaba bimeze. Muri Yoweri igice cya 2, sibyo? Hatubwira mu minsi ya nyuma urubyiruko rw'iki gihe rwakabaye ruri gukora iki? Aricyo kingiki turi gukora. Umwuka wera azabasukwaho, abasore n'inkumi bazahanura, sibyo? Abasaza n'abakecuru bazagira amayereko, sibyo? Ariko Pawulo arimo arandikira Timoteyo, sibyo? Yarambwiye ati mu minsi ya nyuma abantu bazagira ite? N'icyo ngicyo kirimo ni ibintu byinshi cyane. Gusa aramubwira ati ngo abantu bazabatuka abandi, bababwira amagambo mabi, bababona mu ishusho itari nziza. Okay. None se batubwiye umwami Yesu Kristo, sibyo? Umwami Yesu Kristo ni iki ku buzima bwawe? Kuko kuba waramwakiriye bivuze ko umwami Yesu Kristo hari ikintu ari cyo gitandukanye n'ibindi bintu byose. Njyewe ukuntu mfata umwami Yesu ku buzima bwanjye, ni iby'agaciro cyane. Wow. Niko natangira mvuga ni iby'agaciro cyane kugira ngo wenda uze kumva uburemere bifite. Mbona ko kwakira Yesu ku buzima bwanjye hari byinshi byandinze, wenda ntavuga muri detaye. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba, nkabona abo twabyirukanye, nkabona abo twiganye, usanga bariho mu buzima nabo batabasha kwibaturamo kuko batemeye cyangwa se batakurikiye ya nzira. Wareba ukabona umuntu yarapfuye pe, mu bigaragara nyine physically ukabona ni umuntu uri mu bintu bidahwitse bimeze bitya, nawe ukabona nta cyizere cy'ubuzima kigize gute yifitiye. Ntabwo nk'urugero ruto, hari umunsi mvuye gusenga, urumva ngiye mvuye gusenga ntambara, nkavuga ati reka nambare neza Yesu nk'umuntu ugize gute, nk'umuntu ukijijwe. Nambaye agapantaro kanjye, agashati natebeje, ndumva nawe mfite na Bible mu ntoki. Amura n'umwana, ni umusore urumva nawe twiganye muri primary mu wa 6, mu wa 6 primaire. Duhura mbona sinzi menya yari yanyoye yasinze n'ibitabi byinshi. Ndangije ndamusuhuza kuko urumva twari tuziranye, twariganye primaire hafi, twiganye nk'imyaka nk'ibiri ahari. Urumva mwarabyirukanye? Arambwira ati ariko Prince, tuzi ko ati shati twe byaranze, ati abo twebwe twabaye imbwa, ariko wenda abona warabaye umuntu w'umugabo. Urumva icyo kintu numva numva kirankomerekeje. Ndavuga se kuki buriya we atameze gutya, kubera iki yishoye muri ibi bintu? Ariko muri Yesu, nubwo urubyiruko rutarabisobanukirwa cyangwa ngo rubimenye cyangwa rubyizere, kuba muri Yesu hari ibintu byinshi bibi, yewe niyo bitakurimbura bishobora kwangiza ubuzima bwawe ufite none cyangwa ejo hazaza. Biri mu iyi si, ariko iyo ufite Kristo, iyo ufite Yesu, ubasha kubyirinda. Navuga ngo kumenya Yesu muri njyewe hari byinshi byandinze, ku buryo nyine wireba nawe ukavuga ati uko bisa kose ejo hazaza ni heza, bitewe n'uko ntari muri ibi bishobora kwangiza ubuzima bwanjye. Muri make navuga ko Yesu kuri njye ni umuntu w'agaciro cyane, yandinze ubuzima. Nanjye vuga ngo yarabindura, ariko ntabwo yaba ari byo. Yandinze ubuzima bumeze gutyo bwo kubaho nihebye, bwo kuba nyine numva ko isi yandangiriyeho. Muri make Yesu Kristo ni umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye, ndetse pe nk'uko babiririmbye ni iby'agaciro kumugira. Ndabibona ko ubwiza bwa Yesu Kristo bukwiye. Ese ntabwo wowe bireba? Reba burya udashaka wibaze kubona umujene mugenzi wawe ari hano turi kuganira, arimo arahamya umwami, ubyumva gute? Ibyo bintu ni ibintu by'agaciro
bitagira ikintu biguranwa, bitagira ikintu bingana nacyo. Yes, utubwiye neza nyirizina uburyo Yesu Kristo ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Ndabikunze cyane kandi ndabizi hari n'abandi babikunze kandi barimo baragufelicita. Yes, ikindi kibazo noneho ntabwo naba nakubajije usoje kwiga vuba, right? Yes. Ariko uri kwiga uri kugira ute, wari umukozi w'Imana n'ubundi ugerageza gufasha abajene mwigana kuba bamenya ijambo ry'Imana cyangwa kuba wabahagararira ukabayoborera muri gahunda zerekeranye n'iyobokamana. Yego. Okay, ibyo ngibyo bigiye guhita binzanira ikibazo kikubaza ngo sibyo, none se gukorera Imana ubifata gute? Gukorera Imana njyewe ukuntu mbifata nk'ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu buzima. Yes. Icyiza kiri gukorera Imana cyangwa se kirimo gukorera Imana, Yes, ntabwo bishobora kukubuza gukora indi mirimo bahita yaguteza imbere. bayitonze gatoya babari icyo kintu gisubiremo kuko hari umuntu ugomba kucyumva. Nari mvuze ngo gukorera Imana ahantu bitandukaniye ikureyo neza n'ibindi bitandukanye. Gukorera Imana ntabwo bibuza umuntu gukora n'indi mirimo cyangwa se n'ibindi byamufasha kwiteza imbere. Bitandukanye n'ukuntu wenda umuntu asinya kontra y'akazi kamwe kubera kontra yasinye akaba atakora akandi kazi bitewe na ya kontra. Nicyo kintu bitandukaniraho. Nuvuga ngo gukorera Imana nubwo benshi bavuga ko bigoye ariko nta kigoye cyane. Ntabwo bigoye. Impamvu baba bakigorwa nuko bataba barasobanukirwa inyungu ziri gukorera Imana cyangwa se ziri mu gukorera Imana, cyangwa se batarabohoka. Yesu batarabohoka. Ariko njyewe ukuntu mbifata nk'ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu buzima, kuko niba nkorera Imana mfite kwiporogaramu nkavuga ngo uyu munsi nzajya mba ndi imbere y'Imana, aka kanya nzajya mba ndi imbere y'Imana, ariko n'indi mirimo ngire gute nyikore kugira ngo hatazagira ikibangamira ikindi. Ukuntu rongeye mbifata nk'ikintu cyiza cyane, ariko aka kantu kumve neza, bigira umumaro mu isi ariko bikazagira n'umumaro ahabera dutegereje. Bivuze ngo iyo ndi gukorera Imana mba numva ko uko byagenda kose nzagira ingororano nkiri mu isi, ariko ninsoza n'urugendo rwanjye rwo mu isi no mu ijoro nzagira iki? Ingororano. Ijambo ry'Imana icyo ngicyo kirabitubwira, ni garanti nziza kabisa. Okay, ukorera Imana sibyo, kandi utubwiye ko ni ibintu byiza bidufitiye agaciro kanini cyane. Yego. Kandi ni ibintu byiza bitakubuza gukora indi mirimo yagufasha kwiteza imbere, sibyo? Ariko nanone bikaba ibintu byiza kurenza kuri ibyo ngibyo ko uzagira ubuzima bwiza hano mu isi, ingororano nziza hano mu isi, ndetse no mu ijuru aho abera tuzajya kwa Data, naho tukazagira ingororano y'ibihe byose. Urabizi ijambo ry'Imana ridusezeranya ikintu kimwe gikomeye kuruta ikindi kintu, ubuzima bw'iteka. Tuzaba turi kumwe na Data, tubaho ubuzima bw'iteka nk'abana b'Imana. Okay, none se gukorera Imana harimo inyungu ziruta iza mugenzi. Nk'urugero, nkorera Imana naho korera Imana, twese tuba tuzagira ibihembo bingana cyangwa habamo ibihembo bitandukanye? Ntekereza ko buriya harimo ibihembo bitandukanye. Yego. On my side. Ukuntu mbyumva, erega ubundi ubuzima wenda bwa gikristo tugomba no kubuza n'ubuzima bwo mu isi, tukareba ese bihurire cyangwa bigenda gute. Ariko urebye intumwa Paul ibyo yandikiraga amatorero bisa nkaho bigira gute byegeranye cyangwa bifite ahantu bihuriye. So rero njye ndamutse nkora akazi gatandukanye, ariko nkaba mfite n'undi murimo nkorera Imana, ndakijijwe ndasenga, nkora imirimo tuzi twese yesha umugisha imbere y'Imana,
ntabwo nzahura n'umuntu ukora gusa ariko atakorera Imana. Mu yandi magambo, bivuze ngo muri Bible haranditse ngo umukiranutsi azatungwa n'imirimo y'amaboko yiwe. Bivuze ngo bya bindi cyangwa se ya mirimo dukora, hari umugisha uza kuko mbana n'Imana, kuko mbana n'Imana. Yesu ikanamfasha kujya muri ya mirimo nkorera hehe n'isi y'inyungu zanjye, ikaba blessed, imirimo yanjye ikaba blessed, umugisha w'Imana ukamanukira. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ukorera Imana ufite n'ikintu akora rwose usanga ahiriwe cyane. Nawe urabibona kandi biranumvikana. Niba njyewe nkorera Imana wenda ndakijijwe, ubwo bivuze ngo hari ibintu ntajyamo kubera ko nkijijwe, ariko we nubwo ukora tunakora akazi kamwe, hari ibintu ujyamo bikonsoma ya mafaranga wakoreye. Ako kantu urakumva neza? Bivuze ngo nimba twihaye intego tukavuga ngo umwaka utanzagura imodoka, nawe uzagura imodoka, ugahembwa ukavuga ati ariko nubwo mpembwe najya hano nkabanza nkamera kamwe nkagira utya. Urumva hari ibintu bigukonsoma amafaranga nyamara bitari n'iby'umumaro ku buzima bwawe. Ariko njyewe kuko mfite Kristo, hari ibyo ambuza, hari n'ibyo atanyemerera kugira gute kujyamo. Bivuze ngo inyungu yanjye n'iyawe n'ahazaza ntabwo bizagira gute, bizamera kimwe. Ndabizi muri guhabwa umugisha ku buryo bukomeye cyane. Okay, ikibazo tugana ku musozo, ni iki wabwira urubyiruko rudukurikiye rutarakira Yesu Kristo? Yes, ni ikibazo cyiza cyane. Babarira urubwire. Yego, wenda ni ikibazo cyiza pe, ntabwo twasoza tutakivuzeho. Buriya urubyiruko cyangwa se abantu benshi batekereza ko gukorera Kristo wenda cyangwa se gukizwa ngo nyine ari umuntu wa wundi umeze utyo, wa wundi umeze utyo. Oya, umuntu wese yakizwa. Buriya no mu nzu y'Imana erega harimo abasitari. Yes, no mu nzu y'Imana harimo abasitari. Okay, icyo ngicyo kimbwiye ko agakiza ni impano y'umuntu. Yes, buri wese. Okay, yego. Bivuze ngo nubona umuntu wenda afite dread, ntuzavuge ngo uyu muntu ntiyakizwa. Yes, ashobora kuza agakizwa agakorera Imana, kuko ibi ngibi navuga ko ntacyo byamubuza wo gukizwa aramutse ashaka kugira gute gukizwa. Bivuze ngo rero ikintu nabwira urubyiruko njyewe, uko waba uri kose, uko waba umeze kose, wikisuzugura, wikumva ko bitakunda. Muri Yesu naho harimo kunezerwa. Yes, niba ukijijwe ntabwo bivuze ko utagomba no kujya nayo ku mazi ngo siko bimeze se. Ari igihe umuntu yanga gukizwa ukavuga ati ukamaze se kuki udakizwa? Ati shati njye reka mubwire ati ibintu ntabwo nabishobora. Ati ubu ngubu njye nikundira umupira, nikundira kujya ku mazi nkoga, nikundira gusohoka nkarya amafoto. Ukumva afite ikibazo cy'uko ashobora gukizwa, bya bintu ntabakigira gute akibikora. Ariko gukizwa ni umuntu ku giti cye. Wowe iyo umaze gukizwa uhamanya n'umwuka wera ibyo agira gute, ibyo akwemeza. Okay, program ukavuga ngo ndakijijwe, ese umutima wanjye unyemera kuba najya ngaha bitewe n'agakiza mfite muri njyewe. Ukibaza ukanisubiza. Niyo mpamvu njye nshobora gukora ikintu ariko we ntugikore, kandi twese tugize gute turakijijwe. Bivuze ngo umwuka wera atuyobora mu nzira twageze gute twahisemo. Urubyiruko rero rudukurikiye, narubwira ngo kumenya Kristo biraryoshye cyane, ni iby'inyungu ndetse n'iby'agaciro, kuko nk'uko nahise mbivuga ni ibintu tuzungukirwa turi mu isi, ndetse tubikiwe n'ikamba ry'ubugingo bugira gute buhoraho. Wenda ari igihe buriya abantu babibwiriza ukumva ukuntu kurera munsi wa nyuma wenda bizaba bimeze. Buriya uri mwuka neza wasenze uvuga ati nasenze, urabyumva neza, ukabyumva ugategereza ukavuga ati Mana
uriya munsi ntabwo bizabyoroshye uzagire gute uzamfasha. Bivuze ngo ibyo dukora mu isi uko byaba bimeze kose ariko intego nyamukuru tubikiye ikamba ry'ubugingo. Intumwa ya Yesu yigeze kumubaza iramubaza ngo ese nitugukurikira bwera abasanze ku nyanja bari kuroba ngo nitugukurikira tugasiga ibyacu ibyo twakundaga, niba nakundaga iki ngiki, niba nakundaga iki nkabireka, ibyo dukunda kamere irarikira turabizi twese n'urubyiruko rurabizi, ati wowe uzaduhemba iki cyangwa uzatugororera iki? Ewana Yesu abasubiza neza cyane aravuga ati mukiri mu isi, haleluya, nzabakubira inshuro 100 ariko ikiruta byose. Njye iryo jambo iyo ryumvishe nditindaho cyane nkumva ndanafashe Yesu, wumva ubuzima buhita ni ukuri, numva ko hari icyizere cyo mu isi ndetse na hehe no mu ijuru. Aravuga ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ariko ikiruta byose nzabaha n'iherezo rigira gute ry'isi, nzabambika ikamba ry'iki ry'ubugingo. Bivuze ngo rero urubyiruko narushishikariza kuza muri Kristo. Wowe unyumva, wowe dukurikiye, uzabona iyi video yose nagushishikariza kuza muri Kristo, kuko iyo ugezemo usobanukirwa neza ubwiru bw'Imana. Na Paul ntabwo yari umuntu ukijijwe, ibyo yakoraga murabizi, wenda musoma Bibiliya mwumva n'amateka, ariko akimara kugeramo gusa akakira Yesu agakizwa, yabonye ko ubutumwa bwiza, haleluya, buryoshye kurusha ibi byose twirukamo hehe mw'isi. Reka mubwire, umuntu uri muri Yesu neza araryoherwa pe. Umuntu uri muri Yesu neza araryoherwa. Njyewe nkunda buriya kuririmba cyane, iyo ngiye gusenga numva ukuntu baramya, hari ukuntu bimuza n'Imana, noneho byagera mu ijambo ry'Imana akigisha ukumva ntiyanasoza ahubwo. Dawidi yageze ahantu sibyo arandika aratubwira ngo amategeko y'Uwiteka arandyohera, ni meza, n'ay'igiciro kurusha izahabu uko yaba imeze kose, kurusha irindi buye ry'agaciro uko ringana, ngo andyohera kuruta ubuki, kuruta na bya bisheri ubuki buturuka mu ibinyagu, niko babyita mu Kinyarwanda. Umva ariko iryo jambo ry'Imana uburyo riryoha, rifite ricubiye bingana gutyo mu buryo ndabikuze cyane uburyo muri Yesu kabisa. Muri Yesu ewana harimo umunezero, gusa wenda umuntu ukiri hanze nyine ntago abusobanukirwa, kuko hari ibintu bikimubase ntago abisobanukirwa. Hari igihe yambwira nk'abantu nkabwira ati, akambwira ati ngiye rero gusoma Bible, hari igihe nsoma nkarambirwa, ariko impamvu buriya nuko ataba afite mwuka wera umuyoborwa. Byari igihe njya nsoma Bible ngasoma nk'inkuru yo muri Bible, buri isezerano rya kera rifite ukuntu rigira inkuru ziri attracting ukuntu. Iyo yisoma nkavuga ati ubu ngubu wenda ngiye gukora ikintu, reka nsome igice kimwe numve, ngasoma inkuru nayisoma nkumvira aryoshye, ngahita mvuga ati reka nsome n'ikindi numve n'iyi nkuru. Bivuze ngo muri Bible iyo uyifashe byonyine urabanza ugasenga ukumva umwuka wera urimo, iyo usomye uraryoherwa. Impamvu wumva ko warambirwa nuko utayifata ngo ubanze usenge nurangiza, cyangwa ahubwo hari izindi programme uba ushaka kwita ukurikizaho, uri kuzibangikanya no gusoma Bibiliya. Okay, ufashe umwanya uravuze ati ngiye gusoma Bibiliya, ariko ku ruhande hari episode yasohotse nshyashya kuri sirinu runaka uri gukurikira, ufite amashyushyu yo kujya kubireba. So ubwo bivuze ko n'ijambo urimo urasoma nta kintu watora, ntacyo wakuramo, ubundi ntacyo wakuramo. Icyaba cyiza ubwo wenda ushobora kuvuga ati ijambo ry'Imana ngiye kurisoma wenda iminota 10, ukavuga ati ni iminota 10, nta kintu usiganwa nacyo, nta kintu usiganwa nacyo. Ya minota 10 izagufasha kuko iyi program izagufasha gusobanukirwa, kuko nta kindi kintu uri bube wirukankana nacyo, wabihaye igihe. Yesu wabaye igihe, uravuga ati igihe cyabyo ni iki n'igihe cyabyo ni iki. Yesu ugasoma ijambo ry'Imana. Gusa dusoza wenda
ni ukuri urubyiruko rudukurikiye kuba muri Yesu ni ibintu by'agaciro cyane, kandi kugira Kristo ni iby'agaciro. Hari byinshi bikurinda byakangiza umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe, cyangwa bikangiza ejo hazaza hawe. Okay. Urakoze guhamya Yesu. Yego. Genda bikunda nyirizina. I personally ndabikunda kubona umujene turi mu kigero cyangwa ndutaho arimo arahamya umwami ku buryo bukomeye kandi ku rwego rungana gutya, ndetse no gukomeza, kuko tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Niko ijambo ry'Imana bitubwira. Ntabwo tuguma aha ngaha, tuva mu bwiza tujya mu bundi. So ikibazo kiri budujyane ku musozo. Noneho se ugendeye mu buzima bwawe, nibihe bintu ufite, sibyo? Nibihe byiza ufite by'uko wakiriye Yesu Kristo? Byo kuba narakiriye Yesu Kristo hari ibintu byinshi cyane, ariko yageze tubwiremo nka outlining nka dutatu. Njyewe ukuntu mbibona n'ukuntu mbitekereza, ibyo mfite byose mbikesha Kristo, ibyo mfite byose mbikesha Kristo. Ariko ikintu cya mbere nshimira Imana cyane, njye nicaranga navuga ngo my God, thank you for this. Ni ubuzima bwanjye. Iyo mbonye ubuzima bwanjye, njye nabikubwiye, mbona ukuntu urubyiruko tungana twiganye twabyirukanye rwangiritse, abo twakinanye umupira tubana ariko bishuye mu biyobyabwenge. Urabona arabona 500 akumva ko ni ukujya kuyagura inzoga, ni ukujya kuyagura itabi. Ngewe ikintu cya mbere numva nabwira buri muntu wese nkamubwira ngo iki ngifite kubwo Kristo ni ubuzima bwanjye butaranduzwa n'ibyo byose byo mu isi. Ibindi byo mu isi ni inyungu nk'uko babivuga, ni inyongera, nabyo birahari. Ariko kimwe navuga, kimwe navuga, ubuzima bwanjye bukiri buzima ku buryo n'umubyeyi akureba akavuga ati uko bisa kose atewe ishema nawe. Ibaze umubyeyi uri mu isi uterwa ishema nawe. Ibaze uri mu ijoro ari we mubyeyi wacu twese, aho yicaye akureba. Ibaze ukuntu aba ameze. Igitabo cya Yobu ugeze ugira amahirwe yo kugisoma? Nasomaho. Wabonye ukuntu gitangira Imana yirata Yobu? Yego, ndabibona. Wamboneye umugara. Iyo umubyeyi mu isi akwishimiye, atewe ishema nawe, bivuze ko umutima we uba wahuye n'uwa data, sibyo? Birimo birakora. Okay. Ndabikunze cyane uburyo tuganiriye, ni ibintu byiza. Njye ubwanjye nafashijwe. Yego, urakoze cyane. Nafashijwe cyane, kandi mu rugendo rwawe rwuzuye ubuhamya bwiza cyane byataye. So tugeze ikindi gice cyiza cyo kugushishikariza wowe urubyiruko. Mwabonye umuvandimwe turi kumwanga uburyo yahamije agashiramo agahamya umwami. Nibyo bintu the redeemed yaziye. Twebwe abacunguwe ni ukugira ngo wa mucyo waturasiye natwe tumenyeshe n'abandi ubarasiye. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 haranditse ngo yewe urushye kandi uremerewe, ni no kuri njye ndakuruhura. Ntabwo ari njyewe, ariko umwami Yesu Kristo. Inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ntabwo imitwaro yawe uza ngo uyiture imbere ye, agufasha kuyikorera, arayigutura akaba ari we uyikorera. Wowe arakubwira ngo umutwaro wawe ntushoboye, umutwaro wawe uraremereye ku buryo wowe ubwawe utabasha kugira ute kuwikorera. Ahubwo ngwino kuri njyewe ngukureho aba ari njye wikorera. Naje gusobanukirwa, nituba turi mu ijuru, turi kwa data, na n'ubu ngubu abatuye mu ijuru bose bafite imibiri yabo mizima. Nyine uburyo bateye biracyari bizima,
mvuze umubiri kugira ngo twumve uburyo bateye, buracyari buzima uretse umuntu umwe, Yesu Kristo niwe uri mu ijuru ugifite nail points, inkovu z'iki, z'imisumari yatewe. Uzi impamvu atabikuraho cyangwa kibifite? Ni ukubera wowe nanjye. Impamvu atabikuraho ni urwibutso rutazigera ruva ku buzima bwe. Yatanze ubuzima bwe ku bwacu kugira ngo wowe nanjye aducungure. Ikirenzeho nk'uko watangiye ubivuga, aduha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yes. Nagushishikariza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Aho ngaho uri rwose byahabera. Mu gupfukama ugahamagara umwami ukavuga ati sinyibashije ahubwo ngwino umurebe no mutwara, ngwino mbere ubuzima. Uziko ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu Kristo ari we buzima. Twebwe turiho ariko ntabwo dufite ubuzima cyane. Ariko cyagiye wakire Yesu Kristo nibwo ubuzima babuje muri wowe, kuko ntabwo uzavuka ngo upfe, ahubwo ubu uzavuka ugakomeza ukabaho by'iteka ryose, nta gusubira inyuma guhari. So nagushishikariza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi ni nayo ntego ya mbere ya The Redeemed. Ni ukugushishikariza uyu mucyo waturasiye, uko ukuntu duhamya bingana gutya nawe bikakuzaho, kandi bizaba ibintu byiza ku buzima bwawe. Wakoze kubana nanjye, akoze cyane nawe, kandi abantu badukurikiye baheshejwe umugisha nawe. Yego. Ariko ntabwo twasoza tudasenze. Yego. Wadufasha ukadusengera. Reka dusenge. Ariko ni ukuri urubyiruko rufata umwanzuro uvuge ngo reka nanjye njye muri Kristo. Hari byinshi byahinduka ku buzima bwawe, hari byinshi byahinduka mu muryango wawe, ku babyeyi bawe, ndetse n'ahazaza hawe hari byinshi byagira gute byahinduka. Nge nari ngifashijwe cyane, umwanya urahaye muto, ariko turacyahari. Urabizi umuvandimwe, sibyo? Nanjye ndahari, The Redeemed turahari, kandi duhari benshi. Nizeye ko rwose n'abantu badukurikiye bafashijwe cyane nk'uko nanjye nagize gute nafashijwe. Gusa icy'ingenzi buriya ibyo turi gukora ntabwo ari ukugira ngo baturebe birangire. Twakishima nibura hari n'umuntu n'umwe cyangwa babiri cyangwa umubare Imana ishaka uvuze ati nanjye reka nakire Yesu nk'umwami n'umukiza, njye mu munezero w'iteka, tuzabane na bene data mu bugingo buhoraho. Reka dusenge Imana dusoze. Turagushimiye Kristo kubw'imbabazi zawe nyinshi zihoraho. Wakunze umwana w'umuntu ku rugero twebwe tutabasha gusobanura ndetse tutabasha kuvuga. Ni iby'agaciro kukugira, ndetse nta nubwo twabona ukuntu tugushimira kubw'urukundo rwawe. Ariko uko tubishoboye kose tuzagushyira hejuru. Tugushimiye ko wabashije kudusobanurira impamvu turiho, n'abatarayisobanukirwa ubasange Mwuka Wera bageremo mu mitima yabo abasobanurire. Twamaze kumenya neza ko icyo twaremewe n'imirimo myiza ni ukuguhimbaza, ni ukugushyira hejuru, ni ukukubaha, ni ugukura abandi mu bubata bwa Satani tukabazana. Haleluya, ushimwe rwose Kristo. Twari turi imbere yawe tuvuga kwera kwawe, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga inyungu ziri mu gukizwa. Ushimwe ko watubatuye, ushimwe ko waduhaye agakiza, ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Tukweretse buri muntu wese, buri rubyiruko rwose, abasore, abakobwa, ababyeyi ndetse n'abapapa, abakuze ndetse n'abatoya. Turabakweretse nabo batarabasha gusobanukirwa ibyiza byo gukizwa. Wagenda ukabasanga, wabegera mu mitima yabo, ukabaganiriza, ukabahindura, nabo bakaza mu mudendezo wawe. Tugasenya ubwami bw'umwanzi, tukubaka ubwami bwawe. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Wow.
urakoze kubw'iryo sengesho ryiza. Hari ikindi kintu gitoya nagusaba, nibwo turimo turaguka, twabasaba ubufasha. Hari uburyo bwinshi mwatangamo ubufasha, hari igitekerezo, hari n'ubundi buryo butandukanye. Aho ngaho kuri screen zanyu muraza kubonamo amakuru mwakurikira kugira ngo mudufashe. Hari ikindi gitekerezo, hari ubufasha mu bijyanye n'ubutunzi, hari ubufasha mu bijyanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, turakigusabye. Prince, nishimiye kubana nawe. Mwakoze cyane, nanjye nishimiye kubana nawe. Kandi nanezerwa ubutaha twongeye. Yes, tuzongera. Abadukurikiye nabo baratubwira muri komenti uko babibonye, baduhe inspiration zo kugira ngo wenda tuzongere tugaruke. So, nakishimira kubana namwe. Bindi episode izakurikira. Ciao ciao.